Ishangi Radio cyangwa se ishangi.rwa cyangwa se ishangi akadomorwa nkuko mubibona nyine turi kuri kamera z'ishangi.rwa cyangwa se n'ishangi Radio nkuko mubibona murimo muratwumva gatanu kuri kagenzi kako. Ngewe ndi Clement Kwizera, ahanga turi ni mu karere ka Rusizi na hano hari mu murenge wa Nyakarenzo ndakeka. Ahanga ni mu murenge nyine wa Nyakarenzo. Na ahantu hari amazi, hari umugezi wa Rusizi abantu muzi. Umujyi wa Kamembe nta birometero ni birometero bike cyane birimo uvuye mu mujyi wa Kamembe kugira ngo ugere hanga ndetse kandi uvuye ku muhanda munini harimo ibirometero bigera muri 2 kugira ngo ugere kuri aya mazi. Na ahantu rero bakorerwa ubuhinzi, aho abahinga ibijyanye n'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bintu bisagurira nyine amasoko bikajya hirya no hino, yaba muri Kongo uko bibona uyu musozi uri hakurya. Ndaho Vestine umurenge wa Mururu eri Akagarama. Nasanzwe n'umwarimu kazi de koperative mpagarari y'abavumvu yitwa Abishyize Hamwe. Abanyarwanda 33 nza 18 agakunye zose kibona nayo yari nayo yose nayo yagiye. Ndagira ngo ntabaze mudufashe ahantu basha amafaranga yabo ari imitwe myinshi kandi bihagarira kugira ngo mudufashe uko mwashobozwa natwe mutekereze natwe. Mwebwe murumva wenda ari iki cyambere kibanze ubuyobozi cyangwa se wenda igihugu muri rusange cyabafasha cyangwa se wenda ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi? Twashoye imbaraga nyinshi niba bishoboka aya mazi bare buryo ki bayafunga niba bishoboka ibikorwa byashoboka kuba byaba bigiye bizima tukabirengera. Byaba ari ntabyo imbaraga zindi zaboneka mukadufasha bishobotse. Nitwa Mukabutera Beata, banyita Mama Rusi niryo zina bakunze kunyita. Yego. Duye mu Karangiro ariko twimutse ku mazi, no kuvuga ngo ahantu twari dufite amasambu hose hagiye. Yego. Imirima yagiye, yari rimwe imyumbati, yari rimwe amateke, yari rimwe ibintu binyuranye, hanyuma intoki zagiye, amakahwa yagiye, ibisusa abantu bagiraga bimishinga byagiye. Uhereye ku mirima yanjye yarigeze nko kuri 5, n'undi yagiraga nkinga. Mbega na amasambu twese twari dutuyemo twagiye twimukamo tujya ku wundi musozi. Ubwo noneho ndaza maze kuza nahahiriwe kuva mu gitondo ari hazima, mbega byari bisazo. Mu gitondo hari ameze neza nta kibazo. Mu gitondo kugeza saa 6 hari hazima. Yego. Noneho mbona bari abashinzwe gupima, bashinzwe ibyo gutera imigano se cyangwa amavuka ku nkengero z'amazi. Baraza basanga hajya mu murima bakomeza kunganiriza. Yego. Bambwira ko bari gushaka kubatera imigano. Dukomeza kuganira bambwira ngo ibyo ngibyo biriho ngo ku buryo bagiye no gushyiraho n'amahugurwa ngo y'abantu bazabikurikirana ngo bavuye ku mugezi wa Bunyangwe ngo barambukiranya no muri Muru. Yego. Dukomeza kuganira rero, nyuma yaho bibaye saa 6 ndazamuka. Maze kuzamuka nibwo rero bampuruje nko mu masaha ya 9 mu masaha 10 bambwira ngo ko nahavuye umwuzure uraza nyene w'ikivu. Uno kuvuga ngo nanjye nari mfite umurima hariya, hari mwe imyumbati nendaga gukurana narahinze mu kwezi kwa kabiri. Uko kwezi kwa kabiri kwari uko gusarura, nari ndimo mpinga insenda. Urabona nyene igikorwa cy'umuntu, umurima w'umuntu ushaka kubyaza umusaruro kugira ngo uzabeho. Nari maze gutera, maze gushyiramo amavaruganda, nari mbafite imirima y'imbogeri. Ibyo byose byarengewe. Muri makeya nahane nashakirizaga ubuzima, nari naje nyine nshakisha nyine ku murima, iyo mirima ndayigura, byarangiye yose nyine umwuzure w'amazi wayitwaye. Kuvuga ngo umusozi warabomotse, umaze kubomoka ujya mu Kivu hagati. Yego. Noneho uzibira amazi arazamuka. Bamaze kuzamuka, yego, ubwo imyaka yose ibiragiye. Ibijumba twahingaga ibijumba byagiye, imyumbati yagiye. Mbega na amasambu twese twari dutuyemo twagiye twimukamo tujya ku wundi musozi. Aho dutuye nta hantu wanahinga n'imboga ngo usorome kabiri, ariko ibyo bintu byose nibyo byari bidutunze, byose byarangiye. Ikintu rero twisabira, turagira ngo namwe mubimenye, murebe ibyatubayeho. Dukeneye kwishyurira abana amashuri, iyo mishinga twakoraga niyo twabishyuriragamo, ibyo kurya niho twabikuraga. Kugeza ku isaha dusigaye gutyo ubumbugumbugu. Namwe babyeyi murebe ikindi kintu mwatuzirikanaho, murakoze. Nubwo rero nk'abaturage cyangwa se wenda nkamwe nk'abaturage, ni iki mwumva ko wenda ubuyobozi bwabafasha, cyane ko wenda muri kugaruka ku kijyanye n'ubufasha, ni iki mwumva ko ubuyobozi muri rusange bwabafasha, cyane ko hari umuturage twigeze kuganira nawe atubwira yuko we yifuza yuko wenda amazi yaba yafungirwa hariya ku kiyaga cya Kivu,
ndetse amazi cyangwa se wenda abandi bakavuga ati hakurwamo amabuye arimo hagati na hagati cyangwa se ibi bintu byose amazi yagiye atwara ariko imirima ikongera igasubira. Wowe wumva igisubizo cyawe cyangwa se wenda wumva byagenda gute kugira ngo aha hantu hongere hakorerwe ubuhinzi hongere habyare inyungu? twebwe kubw'umusozi wabomotse nta nubwo ari no kubomoka watutse uhura n'uwo muri Kongo imaze gufatana rero amazi nibwo yiteye nyine aribwo twagize ibyo biza tutari tuzi aho bituruka tutari tuzi igihe bizabera. Ubwo ni ukuvuga ngo tubonye ikintu cyajyaga gutiyura uriya musozi ukava hariya amazi yamanuka cyangwa se bitashoboka nimba bishoboka bakabona aho bayafungira natwe tukabona yenda ko twabona aho twakubita isuka kuko nta hantu na hamwe ho kudufasha tugira. Wowe wahingaga ibijyanye n'iki cyangwa se n'ibiki byawe byangiritse? Nari mfite imirima igeze nko kuri 5 yegereye amazi. Ubwo iyo mirima yose niko yagiye, yari irimo imyumbati, yari irimo amateke twitegura gukura muri uko kwa gatatu, yari irimo ibiti abantu babaza bagakuramo imbaho yenda zasayidya abo bana mu ishuri. Mwebwe mwaje kureba ibyabaye ubuzima bwacu murabona bisa naho burangiriye ngaho kugira ngo tuzabeho, uzabone kitungisha umwana, uzabone minerivare y'umwana, kandi dufite abana biga muri segonderi, dufite abiga muri primaire. Nkanjye mfite umwana wiga mu mwaka wa 6 Kigali hariya mu karere ka Kicukiro aho bita i Kanombe. Nta handi navanaga ubuzima bw'amafaranga yo kumurihira n'ibiki nazaga nakora imishinga hariya yaba intoryi zaba urusenda nari mfitemo yaba imyumbati ngasarura kugira ngo mbeho. None muri make bibaye birangiye duhagaze mu gihirahiro. Niba rero nkamwe batumye n'ibiki byose nuko nubura leta nibura yatugoboka ikadufata mu mugongo ikaba yadushakira ubufasha. Ubuyobozi runaka bwaba wenda bwigeze kugera ahantu bukabaganiriza? Nta buyobozi bwagize ngo bagane. Yego. Twebwe nitangazamakuru ariko nta kibazo turaza kuba twafasha kugira ngo wenda ubuyobozi bube bwageze ahanga cyane ko ari cyo dushinzwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi gukomeza wenda kwita kuri kino kibazo cyane ko ari ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo cya economique. Urumva ni ikibazo kiri gutuma nyine wenda ubukungu bw'abaturage bugenda neza cyane ko burya mu gihugu bundi umuturage niwe wa mbere kugira cyane ko bundi mu gihugu cyacu umuturage niwe muntu dufite cyangwa se nibwo bukungu dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru nkomeza nsaba ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bufatanyije n'igihugu muri rusange ko baza bagafasha aba bantu, abaturage bari basanzwe bakura ibyo kurya aho ngaha, bari basanzwe bakura amafaranga yo kwishyurira abana aha ngaha. Rero wowe ni iyihe mishinga wenda havuyemo ibijyanye n'ubuvumvu cyangwa se wenda ubworozi bw'inzuki, niye mishinga yindi cyangwa se wenda hari indi mirima wari ufitemo, hari ubundi buhinzi wari ufitemo cyangwa se wenda ibindi bikorwa wari ufitemo? Ubuhinzi bw'imboga zijya hakurya muri Kongo. Just rero nawe reka tugushimire ndetse dukomeze twumva n'abandi baturage, ariko nimbize gukomeza kunkundira cyane ko aha hantu ahantu nyine network ziba nazo zitoroshye kuko ni hasi ku mazi rwose. Hakurya musozi muri kureba inyuma yacu ni muri Kongo. Rero niziza kunkundira neza ndaza kuvugisha umuyobozi w'umurenge wa Nyakarenzo nawe twumve icyo avuga kuri ibi bintu, ariko tutaragenda ndagira ngo wenda ngo baze niba wenda hari ubuyobozi runaka bwaba wenda bwigeze kugera ahantu bukabaganiriza. Nta buyobozi bwagize ngo bagane. Yego. Twebwe nitangazamakuru ariko nta kibazo turaza kuba twafasha kugira ngo wenda ubuyobozi bube bwageze ahanga cyane ko ari cyo dushinzwe.